ibyo bintu rero wenda mu Rwanda nibwo tukibyumva ariko byahozeho kuko Aburahamu ngo abo bantu ngo bigeze kuza abamarayika baramusuye haje abantu arabacumbikira atabazi kumbe ni abamarayika noneho nijoro haza ngo kubaho abantu bari batuye muri uwo mudugudu bakoraga ibintu by'ubutinganyi baza gutera Aburahamu ngo baryamane n'abo bagabo ufashe umugabo ukaryamana n'undi mugabo sinzi ngira ngo harimo n'ikibazo cyo mu mutwe sinzi ntago wabikora ufite impamvu wenda runaka ni kuvanga imbaraga z'icyaha ziragenda zizamura ubukana si no mu rubyiruko no muri rusange rero kwidusatira ibihe nk'uko biri bivuga turushaho gusenga tuzabasha kubirwanya. Tuguhaye ikaze kandi turagusuhuje wowe ukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda. Turagushimiye yuko udahwema kudushyigikira kandi umusanzu wawe ni ingirakamaro kuri twe. Abantu bari mu mpande zitandukanye zigize igihugu cyacu, abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali. Turagusuhuje aho uherereye hose, niba umeze neza cyangwa utameze neza, niba utanameze neza kandi biraza kugenda neza. Turi mu isi aho tugomba kwakira buri challenge iyo ari yo yose duhura nayo mu buzima. Uyu munsi turi kumwe n'umujene, tuguhaye ikaze kuri Wisdom TV Rwanda. Murakoze cyane. Watangira wibwira abantu? Murakoze cyane, ni iby'agaciro kandi ni iby'agaciro gakomeye cyane kuza kuri Wisdom TV. Aya mazina nitwa Gentil Prosper. Nagira ngo umenyeshe ko ndi mu ba subscribers 10 ba mbere bo kuri iyi channel. Rero mwari mwaratinze, rero mbihaye agaciro kuba munyemereye. Asante sana. Urakoze cyane. Gentil, kutongeze kuri no mu pianist. Koko nkuko bivuze warakihakanye. Nago gakira kawe. Oya, nkuko bivuze nyine ndi mu pianiste cyangwa umucuranzi wa piano. Curanga mu rusengero ariko burya nawe bisope n'aba pianiste. Ariko ngewe ni mu gospel pianist. Mu gisope ntago wakoreramo amafaranga. Oya, burya iby'Imana mu birekera Imana n'ibya Kayizari. Igiye mu gisope rero ubugiye gucurangira undi mwami kandi twebwe umwami dukorera nago ari wo mu gisope. Hari ikibazo mpora nibaza. Abacuranzi bo mu rusengero barahembwa? Oya, ariko hari udufaranga bita motivation. Nago kandi guhembwa ni umushahara. Ariko two ngutwo n'utwo kwifashisha kugira ngo ujye uzinduka kare. Gutera imbaraga. Batwita motivation. Motivation no fee. Ni fees ni salary. Oya, ni motivation gusa. None se two badushyiraho iki ko tuzi ko mu rusengero ari ugukorera umugisha? Umugisha buriya uri mu bintu byinshi. Hari umugisha w'abana, hari n'umugisha w'amafaranga, hari n'umugisha w'imiryango. Rero nawo ni umugisha. Ni umugisha w'abakuraze wo kuzagira amafaranga. Hafi aho ngaho. Hari aka video gato nigeze kubona gacicikana kuri social media barimo gukomentinga cyane ku kantu Frank w'umuririmbyi yavuze. Yaravuze ati wowe ufite akazi. Amateraniro cyangwa se urusengero rufite gahunda guhera mu gitondo kugera nimugoroba. Izo gahunda zikeneyemo abaririmbyi cyangwa se abaramyi n'abahimbaza. Noneho isaha ya mbere cyangwa niba ari amasaha abiri session ya mbere igiyemo, njyewe ndi buyobora amateraniro ndirimbe. Wowe uze ufashwe n'ijambo ry'Imana. Ya session ya mbere nirangira hinjiremo iya kabiri. Njyewe nkomeze kuko sindi butiteraniro rikabura umuririmbyi. Nkomezemo. Na session ya kabiri irangire hajyemo iya gatatu. Aranje aravuga ngo ugasanga wa muntu uyoboye session ya mbere cyangwa se wa muntu wagiye muri session ya mbere kwigomwa 1000 cyangwa se 2 akabitanga kuri wa muririmbyi, bibaye icyaha kuri wa muririmbyi ngo yishyuje. Ese wowe ubifata gute? Kuba wowe urumva uri full time mu rusengero, wenda tuvuge nta kazi kandi ufite, ariko
nako ni akazi kuba urimo urakoresha umwuka, urakoresha imbaraga zawe, uri mu rusengero uratanga umusanzu wawe mu kuramya no guhimbaza Imana. Ariko ugasanga kubera ko we wigomwe udafite ako kazi kandi waje mu by'ukuri kugira ngo wa muntu afashwe mu bimufasha ari mu rusengero n'izo ndirimbo zibamo, noneho ugasanga ko wenda yafata cya 1,000 cyangwa 2,000 akabiguhereza bikakugirira umumaro, bigahinduka urubanza cyangwa se debate. Ubyumva gute? Okay. Niba numvishe ikibazo neza, uravuze ngo ugasanga ngo nkora full time mu rusengero, tuvugenda ni nka protocol. Yego. Noneho mukumva ko nyine nta kindi kijyanye n'amafaranga ngomba kubona. Cyangwa se niba hari ikintu abakristu cyangwa se itorero ryakugenera bikaba byaba nk'ikosa. Kavuga se uyu muntu ko ari umurokore ko dusengana, uhwaye kubera iki yacaginga aya mafaranga? Kandi twirengagiza ko nawe yiriwe aho ngaho nta kandi kazi ari bujye kwikorera akamwinjiriza. Ubundi ibintu bijyanye n'amafaranga mu nsengero byabaye ikibazo, bitewe n'uko ubundi iyo twumvisha amateka ya Bibiliya, ibintu bijyanye n'icyacumi cyangwa n'amaturo byagenerwaga abatambyi. Abatambyi bari abantu bahora mu rusengero umunsi ku munsi, iminsi yose ku yindi minsi. Uvuga rero ayo mafaranga yabahabwaga kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo, babashe nabwo ubwabo kwitunga, kuko nta kindi kintu bakoraga. Ariko uyu munsi icyacumi ntacyo gitwaye, n'amafaranga ntacyo bitwaye. Ariko usanga bibaye ikibazo kubera ko abantu benshi bumvishe ko ibintu by'ubukristo, ibintu nk'ibyo ari ubutekamitwe. Impamvu ni ukubera ko usanga pasiteri afite iduka, afite uruganda, afite izindi bizinesi, nubwo yaba yarabikuye ahandi, ariko abantu bahita bishyiramo ko ari amaturo. Simbihakanye, hari abantu nyine babigize nka bizinesi, ariko numva ko amaturo aba ari ayo gushyigikira umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana rero kugira ngo unagende neza, n'abo bantu baba mu rusengero nta kindi bakora, urugero nk'abacuranzi, abaririmbyi, umuhaye amafaranga nta kosa waba ukoze, kuko n'undi wese wayamuhereza atari uko ari umuririmbyi cyangwa se ari mu rusengero. Numva aya mafaranga kuyamuha nta kintu bitwaye, ariko umuntu abikoze abishaka, nubwo utayamuha, Imana yakoresha izindi nzira. Rero umukristo ukamubera umugisha, ntacyo bitwaye. Nk'uko nawe ashobora kuyafata akareba undi muntu akaba yayamuha, nk'uko mbese ubundi iyo ugiye mu rusengero ni umuryango wundi uba wungutse. Ushobora gufasha murumuna wawe akantu udafite ukamuhereza, numva ntacyo bitwaye, uretse imyumvire wenda y'abantu babifata uko bitari. Erega nawe abagufashe kokipa wa mwanya wawe wakawayikoresha. N'ubundi igihe nta mafaranga, niba wowe ufashe isaha yawe ukaba mu nzu y'Imana, ugakora inshingano zo mu nzu y'Imana, ukamufasha gufashwa, kuko hari abafashwa mu ndirimbo, hari abafashwa mu ijambo, njya numva ko hariho ngo nabo bafashwa mu gutura no mu matangazo. Ubwo rero kuri cya kintu cyerekeranye no kuririmba, nkeka iyo ufashije wa muntu akaba yakugenera ryashimwe, njye nta cyaha kiba kirimo. Oya, nta cyaha rwose. Andi makuru se? Amakuru tumeze neza, bya Kigali nk'uko bibona, turashima Imana. Kigali yarakuryohanye umwana wa Nyagatare. Kigali nyine biri aho, ariko hari ikibazo njya nkunda kugira cy'abantu. Umuntu mubaza amakuru mbere ya byose akabanza akimyosa. Abantu bararakaye. Bituruka kuki? Nkeka ko uko iminsi igenda yicuma, kunyurwa kw'abantu kugenda kugabanyuka. Ugasanga umuntu uramubaza uti se bimeze bite, ngo wa muntu ngo ni iby'iyi minsi, ngo ntabwo byoroshye. Ni iby'iyi minsi ntabwo byoroshye. Agatangira afite wenda tuvuge nk'abamotari, afite akamoto, agutwara n'amaganya, ejo bundi aguze imodoka, ati ibintu byarakomeye, amafaranga yarabuze. Sinzi niba ari umuco urimo kugenda uza, sinzi icyabiteye, ariko twe turashima Imana, nubwo bitameze neza cyane, ariko turashima Imana.
ariko abantu bizera nanone kubakomveka birakomeye ko ubuzima butameze neza. Uri umuntu wizera ijambo ry'Imana niyo yaba yaburaye wakubwira ko bigishoboka cyane. ariko nanjye ndabyizera. erega n'ijambo ry'Imana riravuga ngo Mm. umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. rero utagize mu gihe kwizera yashobewe, mu gihe ari mu gahinda, kwa kwizera kuzamubeshaho mu gahinda. cyane rwose. ubundi icya mbere ni mu mutwe. Mm. nese nkubwire, umuntu udafite watakaje ibyiringiro niyo yaba afite ibingana gute Mm. nta kintu byamufasha. niyo mpamvu usanga umuntu nka Bill Gates, sinzi niba ari we muntu wa mbere ufite umukire ku isi, sinzi niba akiri uwa mbere, Mm. aho mberukiye ari uwa mbere. ariko ejo bundi ngo yigeze kubyara umwana, niko numvishe, wa kabiri. Mm. ariheba aravuga se uyu mwana azabaho gute? Mm. kandi n'umuturage we pfiriya wenda w'umuhinzi cyangwa w'umuki, nawe iyo abyaye ashobora kubyara umwana agaserebura akavuga ati Imana ishimwe mbonye uzancungura. Mm. byerekana yuko kwizera k'umuntu biterwa n'ibyo yakiriye. Mm. natwe abamenye Kristo tuzi ko ibihe byose ibyiza cyangwa ibibi bigenwa n'Imana kandi imigambi yayo ari myiza. Mm. rero ibyo biduha kwizera ko niyo tugize mu buzima tubona butameze neza, Mm. twizere ko ari iby'igihe gito bizarangira. Mm. rero tugerageze tubashe kunyurwa n'ibyo dufite, twizere ko Imana izaduha byiza, tureke amaganya kuko atubuza kwishimira na bike twagize. Ukivuga kuri icyo kintu cyo kunyurwa, uyu munsi wa none umubare munini w'abiganjemo urubyiruko binjiye mu bintu by'ubutinganyi, aho usanga igitsina gore baryamana n'abo bahuje ibitsina, igitsina gabo baryamana n'abo bahuje ibitsina. ngo no mu Rwanda byarahageze. ariko Abanyarwanda se kereka ubaye udakurikira social media yo mu Rwanda, urumva ahantu henshi ho bagerageje kubirwanya ariko ntago biracika, cyangwa se already ahubwo kugira ngo bicike, ahubwo Satani arimo arakora akazi kanini mu bantu, urumva. ese ubona ubundi biterwa n'iki, cyangwa se byanga bikunda harimo ya ngingo n'ubundi wavuze yo kutanyurwa n'ibyo ufite? kuko uko byagenda kose ntabwo umuntu yajya kuryamana n'umuntu bahuje igitsina kuko abikunze, ahubwo abikora kuko hari icyo akurikiyeyo. Either bishobora kuba ari mu buryo bw'amafaranga cyangwa ari mu bundi buryo tutamenya, cyangwa se kuko tutariyo tutazi uko bimeze, sibyo? ese ku giti cyawe uri umujyambere cyangwa se uri urubyiruko, bagenzi bawe birirwa babyishoramo urababona, ubona ahanini biterwa n'iki? ibyo bintu rero wenda mu Rwanda nibwo tukibyumva, ariko byahozeho kuko Aburahamu ngo abo bantu ngo bigeze kuza, abamarayika baramusuye, haje abantu arabacumbikira atabazi, kumbe ni abamarayika. noneho nijoro haza ngo kubaho abantu bari batuye muri uwo mudugudu bakoraga ibintu by'ubutinganyi, baza gutera Aburahamu ngo baryamane n'abo bagabo. bivuze ko ari ibintu byabayeho kuva kera, ariko twe birimo kudutungura kubera ko aribwo bigishyika mu Rwanda, cyangwa se wenda bikaba byari bihari ariko bikorwa mu ibanga. rero si igitangaza, isi nyine yabaye mbi muri rusange, ko iminsi igenda yicuma dusatira ibihe by'imperuka, isi niko igenda ihinduka kuba mbi kurushaho. uretse n'ibi ngibi wumva, hazaza n'ibindi tutakwiyumvisha twebwe ubwacu. rero ikintu tugomba gukora nk'abakristo, niba twaramenye Imana, nkeka ko abantu babikora batazi Imana, kuko Imana ifite uburyo yaremye umugabo, irema n'umugore, igihe kiragera ibona ko umugabo adakwiye kuba wenyine, imuremera umugore. bivuge ko rero kugira nyine yabaremye kugira ngo babashe kororoka babeho. rero iyo ufashe ikintu, ufashe umugabo ukaryamana n'undi mugabo, sinzi, ngira ngo harimo n'ikibazo cyo mu mutwe. sinzi, ntago wabikora ufite impamvu wenda runaka. ni ukuvuga ngo imbaraga z'icyaha ziragenda zizamura ubukana si no mu rubyiruko, no muri rusange.
rero dusatira ibihe nk'uko biri bivuga turushaho gusenga tuzabasha kubirwanya. ni iyihe nama wahereza urubyiruko already rwamaze kubyinjiramo? Ikintu nagira inama urubyiruko, icya mbere ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari ibintu biri nomo. Ngiye kuguha urugero kugira ngo ubashe kubyumva neza. Urabona izi modoka nk'izo zica aho ngaho, hari imodoka yagenewe gukoreshwamo esansi, indi igenerwa gukoreshwamo mazutu. Iyo ukoze ikosa ugafata iyagenewe kujyamo mazutu ugashyiramo esansi, biba ibibazo bikomeye. Rero iyo ufashe umubiri wawe, urugingo rwa Kristo, ukarukoresha uburyo bitagenewe, ishyano riragutegereje. Uretse kutazagira icyo wimarira ubwawe, n'igihugu cyawe ntacyo uzakimarira, nyuma yaho uzanarimbuka. Rero icya mbere iha agaciro, umenye icyo waremewe, umenye n'impamvu uri hano ku isi. Nubasha kubimenya, iyo myumvire ntabwo uzongera kugendera muri ibyo bintu nk'ibyo. Imana izagushoboza. Banza uve muri iyo nzira nimbi, irakuganisha habi kandi uzicuza nyuma. Imana yageneye uburyo bukwiriye umuntu agomba kubaho, kandi ugomba kubugenderamo niba kuko wizera Imana. Ariko niba ukorera Satani umaramaje, nabyo komeza, ariko umenye ko bitazarangirira heza. Ese hari ikibazo njye nibaza uyu munsi wa none, usanga urwego rw'ubugenzacyaha RIB nirwo rufite mu nshingano kugenza ibyaha, ugasanga icyaha nk'icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure. Uyu munsi wa none iyo umuntu afashwe akwirakwije amafoto y'ubwambure, yaba ubwe cyangwa ubwa mugenzi we, RIB ikabigenza ikamenya impamvu yabikoze, iyo basanze bigize icyaha bagira gute? Urabihanirwa. Ese hari uwo twari twumva babihaniye? RIB iranabitangaza ariko yuko bitemewe. Babahanisha iki se? ntago nzi itegeko rihana icyo kintu, cyangwa se n'icyo bagenderaho kugira ngo barihane. Ariko mu matangazo cyangwa se mu bukangurambaga, akenshi ubuvugizi bwa RIB bukunda gutangaza nuko umuntu uwo ari we wese ugaragaweho icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'ubwambure bwe cyangwa bwa mugenzi we, icyo gihe amategeko aramukurikirana, wasanga bigize icyaha akabihanirwa. Ariko byanga bikunda, niba ubugenzacyaha niba RIB ishobora kuvuga ngo umuntu ntabikwirakwize, cyangwa se ubikwirakwiza arabihanirwa, byanga bikunda ni uko baba bazi yuko harimo ibigize icyaha muri uko gukwirakwiza icyo kintu. Ese nkibaza, ari abaryamana bahuje ibitsina bakabishyira no hanze bikagaragara muri sosiyete y'abantu benshi, ari n'abakwirakwiza amashusho yandi, nk'uko wafata ifoto yanjye ukayikwirakwiza nambaye ubusa, ubundi ibyo bintu bitaniye he? Njye numva nta hantu bitaniye. Ubundi igihugu muri rusange usanga hari imico bagenderaho iranga, niba ari Abanyarwanda bafite imico iranga Ubunyarwanda. Rero mu Rwanda ntago Umunyarwanda abanya ufite indangagaciro za Kinyarwanda akwiriye kugenda akifotoza yambaye ubusa. Sinzi, wenda abantu basigaye bashakira ibyishimo ahantu hatandukanye, ariko ntabwo bikwiriye. Rero mu muco nyarwanda ibyo bintu byo kugenda ukifata wambaye ubusa uri gukora amabi nk'ayo, ntabwo bikwiriye, ugomba kubihanirwa. Rero warumbajije ngo bitandukanye hehe kuba umuntu ushobora gusakaza amashusho y'ubwambure bwe cyangwa bwa mugenzi we, cyangwa se na ya mashusho n'ubundi y'ubutinganyi amaze iminsi acecekana. nkeka ko biriya bintu hari ibintu bita ngo gutwika. Bivuze gutwika ni ugukora nk'ikintu kidasanzwe, kiri buri trending mu matwi y'abantu no mu maso yabo. nkeka ko
ah, hari ababikora babizi, kuko iyo umuntu yifashe ifoto akifotora yambaye ubusa akenshi ubwe ntago aba yiyubashye. Rero hari igihe abikora kugira ngo wenda amenyekane bitewe n'inyungu aboneyemo, cyane cyane izi views zagakora usanga ari nabyo bintu bashaka ama-views n'ama-subscribers. usanga inkuru nk'iyi ishyushye ibona views nyinshi. Ni ukuvuga ngo muri rusange iyo uzanye ibintu bijyanye wenda n'iby'ibitsina, abantu niyo unyuzeho umuntu akabivuga ahita aba attentive agashaka kumva uko bimeze. Yego. Ariko ntabwo bikwiriye abanyarwanda, ntibikwiriye abantu b'abakristo. Icyo nabwira umuntu, niba we kwibikira ibanga byakunaniye ukabona amabanga yawe bayashyize hanze, nawe ubwawe uba wishyize hanze. Kuko umuntu wiyubaha ntabwo yakwifotora yambaye ubusa ngo agishyire ku karubanda. Rero birakwiriye ko abanyarwanda umuco twatojwe dukwiye kongeramo akantu ko kwiyubaha no kwigirira ibanga. Umuntu bashyira amafoto ye hanze nawe ubwe aba yabigizemo uruhare, ntaba akwiye gukomplayininga. Rero n'ingaruka ajya zirengera. Bafashe umwanzuro wo kwifotora gutyo n'ibindi ujya ubyirengera. Ega niyo wahita ubisiba muri telefone ntabwo uba ubisibye, isaha n'isaha bakongera wowe ubona wabisibye ariko ntibivamo. Cya mbere n'amaguga arabyapudetinga, byagaruka isaha n'isaha. Ariko ikintu njye nshaka kuvuga bibaye bidushobokeye, ndabizi ko bigoye, tujye dukora ikintu tubanze dutekereze tuvuge se iki kintu nzirengera ingaruka. Akenshi abantu bifotoza bambaye ubusa nka nyuma y'imyaka 40 n'aba akiriho, abo yabyaye bakabibona, ashobora gukorwa n'isoni bikomeye cyane, akagira n'ikimwaro muri sosiyete y'abandi. hari n'abatakwiyakira agasanga ariyahuye kubera kwanga gukorwa n'isoni muri rusange. Kuri icyo kintu ejo Titi Brown arimo gukora video asaba imbabazi Yago wenda kubw'umubano wabo utaragenze neza, yaravuze aravuga ati hari igihe nicara nkatekereza nkumva mbaye mfite ubushobozi nakwishyura abantu bose amacano, like yavugaga amacano yose yaba afite ibiganiro bamukozeho ibiganiro akiri muri gereza na nyuma yo nyine yambaye iriya muzankano nyine ya gereza iroza. aravuga ati ni ikimwaro cyangwa se ni agahinda kuba njye ubwanjye nshobora kujya kwandika izina Titi kuri YouTube, najya kubona nkabona banzaniye inifo aho nambaye izo muzankano. Ati ni ibintu bikomeye ku buryo nibaza mu myaka yanjye iri imbere aho nzaba ngize ikindi cyiciro njyamo cyo kugira umugore nkagira n'abana, uburyo abana banjye bazakura bazi yuko ise yafunzwe. So niba umuntu ashobora kumva afite ipfunwe just no gufungwa, kuko njya numva ngo nta mugabo udafungwa, niko njya numva babivuga, sinzi impamvu ko gufungwa ni ibintu utakumira, nk'uko utabuze imvura kugwa. ushobora gufungwa wabigizemo uruhare n'igihe utarugize, gusa birashoboka rwose. So ni muri ubwo buryo yavuze. None nkibaza niba umuntu ashobora kugira ipfunwe ryo gufungwa, noneho wa wundi waryamanye na mugenzi we bahuje ibitsina agira ipfunwe ringana gute? Cyangwa n'ibya bindi byo kuvuga ngo ni ugutwika, ngo yarenze nka bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo yarenze ihaniro, nawe aba yararenze kugawa, aba yararenze urusebo cyangwa igisebo. Biragoye. Kimwe n'uko hari uwabikora akumva ni uburenganzira bitewe n'ibiharimo, ariko uyu munsi ashobora kubikora ariko ejo agashaka kugira aho abigarurira bitagishobotse. Nkeka ko umuntu uwo ari we wese kumubona akora ikintu gikojeje isoni ntabwo yabyishimira. Uyu munsi ushobora kubikora numva nyine natwitse ngo bose hose bamvuge, ariko ejo nkaba nzabyicuza. Ese mbere yo kujya kwifotoza wambaye ubusa, ntatekereza neza wumve nta kindi kintu wakora wenda ukamenyekanamo kandi kiguhesha ishema kurusha gukora ibintu nk'ibyo. Ntabwo bikwiriye, ni amahano mabi cyane. N'ubikora wese azicuza, ubwe nabanze yibabarire, namara kwibabarira kuko ibyabaye nta ruhare yararenganaga,
namara kwibabarira bizamuha amahoro. Ku mutima wapfa kuba azi ko ibyo yakoze nta ruhare yabigizemo, ariko nk'umuntu ufunzwe munsi yarafashe umwana kandi abizi, nubwo atafungwa cyangwa akagirwa umwere bitewe n'akata yaciyemo, umutima we ntabwo ushobora kumubabarira. Rero uwo nguwo wisanze muri ayo mahano, muri ibyo bibazo, ubwe nabanze yibabarire, ibindi abireke byararangiye. wakomoje ku kintu cy'umwuga ukora ari wo mwuga w'ubucuranzi. byari kera, byari kera, ubu baradufungiye. urusengero rwawe se bararufunze nawe? Bararufunze rwose kubera ibyangombwa bituzuye, ariko nibarufungura tuzakomeza dukorera Imana, kandi ntabwo dukorera Imana mu rusengero. Ubundi niko kazi ukora gusa cyangwa hari n'akandi ubifatanya? ni ukuvuga ngo kariya ni akazi nyine ko kuramya Imana, ni igice kigizwe mu kuramya Imana, ariko kuramya Imana ni ibintu bigari. n'ubu aha ngaha turimo kuramya Imana. Rero kuramya Imana ucuranga cyangwa se uririmba cyangwa se ubwiriza, ni ibintu nyine, ni uburyo bwo kugaragaza amarangamutima arimo imbere, noneho ukabyegisipurisinga mu bikorwa. Gishobora kuba kwandika indirimbo nkavuga uburyo Imana yangiriye neza, noneho n'undi nawe akaba yabicuranga kugira ngo turushanyeho kuzamura amarangamutima y'abantu twegera Imana. Mu buzima busanzwe se gucuranga si akazi katunga umuntu? Babigize nk'akazi katunga kandi cyane bisanzwe, dore haje n'ishuri ryigisha. Umuntu wabigiyemo rwose ni akazi keza kamutunga, ahubwo sinzi abanyarwanda kabimenya. Abenshi bamaze kubimenya. Ni umwuga nk'uko umuganga, nk'uko wavuge umupira akinisha umugeza kure, nawe intoki zawe cyangwa se ikindi cyose wakoresha mu gucuranga bitewe n'icyo ibintu bishobora kugira akamaro mu buzima iyo ubikunda. Uyu munsi umuntu ashobora kubona Prosper mu biganiro cyangwa se mu nzira akibaza Prosper ni muntu ki? Uri single cyangwa uri married? Ndacyari mutoya. Uracyakura? Ubundi imyaka 18 iyo uyirengeje nkanjye ndayirengeje, uba uri umuntu mukuru, ariko bidahagije. Rero akenshi iyo urengeje 20 birakubaza ati se kudashaka. Ni igihe kingahe cyo gushaka? Igihe cyose uri redi, niyo wagira 40 uri redi washaka. Rero njyewe ntikiragera. Ase buri koka ariko ntarashaka, kandi nawe igihe cye ntikiragera, nawe ni umusore. Aracyari umusore ndetse afite n'imyaka mito rwose cyane rwose. Buriya igihe n'igihe cyacyo, buriya igihe cye ntikiragera. Bavuze yuko ngo yarengeje igihe, nyoberwaho icyo gihe bakirebera. Si ibyo by'abantu se, igihe nyine nta gihe kibaho cyo gushaka, igihe cyose washaka. Sa mugani kuki hari abapfuye bangana bo kuki batabivuga? Si nkayo yose se? Ntago umuntu agomba kugendera kuri pressure y'abantu. Ubundi igihe cyawe iyo cyageze ibintu birikora. So Gentil, kugira ngo mbere y'uko dusoza hari ikibazo nshaka kugira ngo duse n'abantu bakiganiraho gatoya. Muri iyi minsi mu Rwanda usanga harimo ikintu cyo kubura akazi, ubushomeri. Si no mu Rwanda gusa, ni isi yose muri rusange ubushomeri bumeze nabi. Uri umuntu wenda ukurikira ikonomi y'igihugu, bitewe niba navuga ngo ubuso bw'igihugu cyacu, igihugu gitoya kandi gikeneye kubaho, gikeneye gutunga umuturage wacyo akabaho, ariko nanone muri ya finance nkeya ihari.
nayo mpamvu ngira ngo hajeho kwihangira imirimo. Igihugu habamo gutekereza kuzana za entrepreneurship, umuntu ashobora kwihangira umurimo we, kuko nkeka abantu twese tutari kuzabona akazi kamwe. Ese ubona level best cyangwa se imitekerereze y'abantu mu kwihangira imirimo yabo iri ku kigero cya kangahe? Kuko niba tubonye 60% y'abantu bashobora kwihangira imirimo, duhita twumva yuko ya 60% izongera igahita ikenera 20% y'abakozi bazaza gukora muri ya mirimo. Ariko still ugasanga n'ubundi haracyarimo ya vacant place. Ubibona gute? Ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda, uko iminsi igenda ihinduka, haza n'imikorere mishyashya, mbona ikibazo cy'ubushomeri kitazapfa gushira, keretse niduhindura imyumvire. Urugero usanga uyu munsi niba wenda njye nize finance, ariko nyuma y'ibyo bya finance mfite ibindi nshoboye, ariko iyo mbonye diplome mfite nkashaka ngo nzabone akazi kajyanye n'ibyo, niyo mpamvu usanga nkubise imyaka irenga 5 ntarabona by'ako kazi, kandi mfite ibindi bintu nakora bitewe n'ubwenge Imana yampaye, nabikoresha nkabasha kubibyaza umusaruro, nkabaho. Ubushobozi buke wabona ugatangiriraho. Si n'ubushobozi, iyo ufite igitekerezo, igitekerezo uragicuruza. Nk'uyu muntu wakoze YouTube, cyari igitekerezo, kandi sinzi neza niba yari afite amafaranga, ahubwo yazanye igitekerezo agisangiza abandi bantu, bamuha amafaranga, hanyuma abasha kunguka, nawe abasha kunguka. Uyu munsi rero umuntu ufokasinze kuvuga ngo niba narize wenda tuvuge wenda finance, kuko nibyo nize, numva ngomba kuzajya muri banki cyangwa muri company nkaba nka manager runaka, nibidakunda se aho ngomba gushaka nkava n'iki nshoboye. Uyu munsi ugiye gusaba akazi, akenshi ntibakubaza ngo wize iki, ahubwo ushoboye iki, uje kudufasha iki. Rero dukwiriye gufungura amaso, ntidufokasinge ngo ibyo twize impapuro barazisonzanya rwose. Kandi ikindi abakire benshi ntago bakijwe n'ibyo bize, bakijwe n'ibitekerezo bashyize mu bikorwa. Rero dukwiriye guhindura uburyo bwo kubaho. Uyu munsi haje AI, artificial intelligence, ni ukuvuga ngo akazi kakorwaga n'abantu 40, uyu munsi barakora imashini cyangwa systeme runaka izi bikore, cyangwa bafata irobo rimwe ribikore. Urumva abandi bose bazahita bava mu kazi. Rero birakwiye ko tubyaza amahirwe ibyo dufite uyu munsi, kandi birashoboka cyane. Ikindi, ntugakore, niba ugerageje ikintu kikanga uyu munsi, ntugacike intege. Kudacika intege niryo banga rya mbere. Nuko mbyumva. Rero ninkora nawe ugakora, ikindi tukazamura, niba ufite impano runaka nkakuzamura nawe ukanzamura, bizatuma tubasha kugabanya iki kibazo cy'ubushomeri cyugarije isi muri rusange. Reka tugushimire, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze namwe, ndabashimiye. Imana iguhereze umugisha. Tubibutse yuko niba ukeneye ifoto nziza, video nziza, gana muri Fred Images Photography. Dukora amafoto, dufotora ibirori bitandukanye, amakwe, bridal showers, graduation, ibirori byose ukeka ukeneramo amafoto. Ibyago kutajya ukunda kubivuga. Mu byago turafasha, ntabwo duca amafaranga. Wishyura make. Nyine ya motivation nawe wavuze. Ni motivation. Twe ni agatike, ntabwo ari motivation. Bagutwaye se ukabakorera ku buntu bwo. Ubashije kuntwara ugatwarana n'abo dufatanya, ntari. Babagane rero. So batugane, tubakorere. Dore ubu noneho turimo turasatira impera z'umwaka, harimo promosiyo nyinshi. Anyway, n'amashuti
umuntu ashobora kuba akeneye amashuti couples shoots, ubwo ni amakupure tujya dufata umwanya tugasohokana n'amakupure ahantu henshi hatandukanye. Dukora indoor na outdoor, turamuvinga from one place tukagenda ahandi hantu hashoboka mu buryo bwo kugira ngo dutume ikirori cyawe kiba colorful kandi kikaba cyiza, ejo n'ejo bundi abawe n'abazagukomokaho bose bakazahora bareba ibyo birori byawe. Ikindi cya kabiri, abantu bakoze subscribe kuri Wisdom TV Rwanda turabashimiye cyane cyane, bituvuye ku ndiba z'imitima yacu turabashimiye. Ni ibintu by'agaciro kubona umuryango mugari uhora ugukurikirana umunsi ku wundi, ukareba ibikorwa byawe ukagushyigikira. Abakoze subscribe, abasharinze, abakomentinze, Imana ibahereze umugisha. So twari kumwe na Prosper, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, n'ikindi gihe nitugutumira uzongera utwitabe. Yego murakoze, nanjye ndabashimiye. Wisdom TV ni umuryango, ikindi gihe rwose tuzaza, n'undi wese waba afite ubuhamya yadusangiza cyangwa yazaza tuzamwishimira. Ariko wa mugani nta buhamya ugira? Ubuhamya ni bwinshi cyane. Wazatubwiye inkuru y'urugendo rwawe n'umukunzi wawe? Umva ubutaha muzambwire, ni inkuru ndende iteye ubwoba. So turagushimiye kandi wakoze cyane. Asante sana.